akindi kigiye gutuma abantu benshi mutagera mwakira igihugu k'isezerano ni ukubera mwibagiwe imirimo y'Imana, mwaravyibagiwe cyagiye mwabuze urubyaro, mwaravyibagiwe cyagiye mutarashaka, mwaravyibagiwe cyagiye muri ahandi hatandukanye mwabuze ikerekezo, muri mu buhungiro mwaribagiwe. Yarabagabiye ariko muribagirwa. Imana igize agahinda, yarabagaruke, yarabagabiye mumenye icongereza, muri kugikandagiza abandi. Yarabagabiye mugira ubutunzi, mutunga amaso, mutunga amamodoka, murangije muribagirwa. Kandi itegeko ry'Imana ryaravuze, nuba mu gitegeko kwa kabiri haravuze ngo umenye tuzibagirwa numara kurya ugahaga. Umenye yarakubwiye ngo numara kurya ugahaga, mwene data, wa mugore we, wa mugabo we, rubyiruko, numara kurya ugahaga. Niryo tegeko. Mwimuye Kristo wagombaga kubatabara mu gihe gikomeye, yagombaga kubatabara mu gihe cyo kugeragezwa, yagombaga kubatabara. Ariko mwaramwimuye, mwamwirukanye mu ngo zanyu, mwamwirukanye muri bizinesi zanyu, mwamwirukanye mu buzima bwanyu. Igihe kiraje kugira ngo mutake muburubatabara, kubera ko wakagombye kumutabara. Igihano kikugezeho, igihe kigiye kuzagera ubona abandi bishimye, ariko wowe ubabazwe kubera impamvu ntayindi, kubera ko yarakugariye, iza kugariye umuhemba ibusambanyi, umuhemba kutamwumvira ndetse no kutamwemerera. Ugasanga umuntu yamavuga ngo muhaye mwitigisa, nyamara uzitigisiriza mu muriro utazima. Bahaye bitigisa, ariko wowe uzinyagambura mu muriro utazima, ubura ubuhungiro muri uwo muriro. ngo bahanuzi b'iyi minsi ngo twabuze abo twizera n'abo tutakizera. Aho Imana yagutumye kwizera umuhanuzi. Ndiko Stefega, hey, panza wisuzume mama, panza wigenzure, panza urebe neza, itegereze neza uburyo utwaye agakiza. Utwaye agakiza cyangwa utwaye amagambo, utwaye agakiza cyangwa utwaye ubusambanyi, utwaye agakiza cyangwa utwaye ishari, utwaye agakiza cyangwa utwaye kubeshya. Timugatuze, nitumara kwibutsa Uwiteka twibumbiye hamwe, duhamagara Imana, dusenga Imana, tubwire Imana ati Imana babarira izaha z'imiryango, babarira igihugu Mana, dutakambira Imana kubw'umuhate wacu, Imana izadutabara ikure y'izo sago bizendaga kuba. Niyo mpamvu tubitangaza, si ukugira ngo mugire ubwoba, ni ukugira ngo mwambare amakoti. Abantu bari gukunda ubutunzi, bari kwanga gukora stock aho bagomba kubika ubutunzi bwabo. Dore kambabwire, mwahinduye systeme yo kubika ubutunzi bwanyu, ariko nyamara muzagira iyo zara mu gihe gikomeye, muzaburaho kuba mu gihe. Ndagira ngo ngugire inama wunkurikiranye muri aka kanya, uvanire ibitotsi aho, utangire uhunike ibizagutunga mu gihe kizaza. Haleluya. Hunika ugira abo wambika, hunika ugira bugaburira, gira uhunika ugira abo uvana mu bukode, hunika gira imirimo ukora, Imana izayikwibukiraho. Gira imukora. Rero nimba manuye ibikomeye kuri wowe, simfata akanya ngo niginge senge ndakambira Imana, kanezezwa nuko zaba ndi kubesha. Kandi umuntu wese utekereza ko zemerwa ari uko nahanuye urupfu mu rugo rwawe rugasohora, uzaba wavangiwe. Mpanure umwana wawe agiye gupfa, nimara ntuze uzazemera ari uko zasoye, ahubwo shimwe arakuzerekwa. Mbonye umutwaro uremereye, ndahita manuka, ndahita nambara ikote manuka eje ku musozi, je gusenga mbwira Imana ati Imana girira impuno muryango, atinyutse izago zose nazakurikire umwami Yesu we, tacamurekesha iyo migambiye yo guca mu nzira ija mu ijuru we, ntabwo azacogozwa nica mugongo we. Tangira utwara Imana nk'inyembaraga, iragukiza ubugumba bwawe. Twara Imana nk'inyembaraga,
urakira sida, twara Imana nk'inyembaraga, urakira izikurwoye, ibikugendaho bizakubujije amahoro, nutwara Imana nk'inyembaraga mama. Jerome Takostifegayi, ndakubona wowe ukisiga imiti wavanye mu bapfumu ariko emera kugaruka. Ndakubona wowe wagiye kuraguza kugira ngo ubone uruzaro, ariko urwo ruzaro wiringe mu bapfumu ntabwo uzarubona. Emera kugaruka urabona uruzaro. Ndakubona wowe, ndakubona wowe, ndakubona wowe wiwese ediba wubakiye ku bintu kugira ngo urugo rwawe rukomere. Ndakubona wowe utuzwe n'ikinyoma, utuzwe no gusambana. Ndakubona wowe waciye umugabo wawe inyuma. Ndakubona pekostidi boria wiyoberanya. Ndakubona ariko garuka we, garuka wa muhanuzi we pestoti tarigayi Jerome Tanguwa utuzwe n'ikinyoma. Ewe Tekostegayi uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza, bise neza, bisaba ibintu bitandukanye, ariko byose ababijemo baguye isari, inzara ikabica, biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo, aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa, aribyo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 31 942 cyangwa 072 55 543 Emmanuel Catering Service, umukiriya no kangusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana udukunda kandi ugakurikira ibiganiro byose dushaka ku Musaraba TV. Kamvuga ngo ineza y'Imana nibaye nayo kandi umugisha w'Imana ukomeho ndetse n'abawe bose hafi na kure mu bice bitandukanye muherereye mu by'isi, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'uburengera bwabyo. Reka twese twizere ko muri amahoro, katwe mwese twizere yuko murinzwe n'ubuntu bw'Imana kandi Imana ikikomeje no kubarinda. Twifurije rero umugisha w'Imana kandi tubifurije ishya n'ihirwe mu byo mukora byose. Iyi ni Musaraba TV, kora subscribe n'umutakora subscribe, tujye tubana mu biganiro byose tunyuzaho umunsi ku munsi. Ndi kumwe na Daniel n'umukozi w'Imana, niwe tugiye kugana muri kano katugizwe umugisha wo kongera kumubona haciye mutunsi, ako dushima Imana ko yamurinze nangiye ikandida. Daniel turagusoje. Murakoze cyane, nange ndabasuhuje, muhezagirwe, mwakira umugisha w'Imana. Kandi ibyo mukeneye byose Imana ibibahe, n'imiryango yanyu yose, n'abazabakurikira, n'abuzukuru, abuzukuruza. Abo baravuga ngo nta myaka 100 muzayimare mu izina rya Yesu, munarenzeho. Ntimugakenyuke, umugisha w'Imana w'uburyo bwose ube ku buzima bwanyu mu izina rya Yesu. Amen. Nange meze neza, murakoze. Nawe umeze neza. Yego. Urakomeye. Nawe ufite ibyishimo. Washimishijwe n'iki? Nashimishijwe nuko Yesu ankunda. Ako Daniel, akabazo kamatsiko kamwe, niki kijya kikubabaza cyane mu buzima bwawe? Ikintu kiza kimbabaza ndakigusubiza. Mbabazwa n'abantu babwirwa ndetse bumvise ndetse baza amakuru barangiza bakabirengaho bakica amategeko y'Imana. Mbabazwa n'abantu urusengero rwarakinguwe ndetse ijambo ry'Imana mu Rwanda biremewe ko turisoma ndetse amategeko y'Imana yanditsemo, ariko nkabazwa nuko badahindukira, kandi nkabazwa nuko bavuga Kristo ku kanwa ariko mu mitima yabo atarimo. Mbabazwa nuko bavuga urukundo ku kanwa ariko mu mitima yabo ntarwo. Mbabazwa nuko bavuga ijuru ku kanwa ariko ibikorwa zabo bitari kuja mu ijuru. Nkibaza ubwo azahamagara amazina tibazarebana y'ingwe bagatokombera kandi baranze.
donke mbabazwa n'ukuntu ugasanga ikimbabaza mbabazwa n'ukuntu uja mu kanisa abadiyakoni ntibari kwizerana, umwe ata amazi ntaye ku giti ningenda ndasanga yaroze, ugasanga abantu ntibari kwizerana, bashakanye ntibari kwizerana, abana bavukana ntibari kwizerana. Uyu mwuka wateye abantu Satani yarize mu bantu wo kwiyoberanya, wo gukamuriza agaciro bakabivuga ku kanwa ariko bitari mu mitima yabo. Ico kintu Mana kizakimbabaza. Naririmba indirimbo ikavuga ngo ja mu mahanga yose ubabwiriza Yesu ngo kandi bazarwe ubwa kabiri. Yesu abarokore ariko abikige ntibakeneye kuzarwa ubwa kabiri, ntago bakeneye kurokoka, bakeneye kuguma mu bubata bw'izaha. Ico kintu kizakimbabaza, nkumva ngize agahinda, nkumva ngize mukushi mu mutima, nkumva agahinda karanisha. Ariko icambuye umunsi wa none Mana umbabarira ijambo riza kuvugirwa hano uyu munsi wa none abantu bahindukire. Aho ni mu buzima bw'umwuka, mu buzima busanzwe bimeze bite? Mu buzima busanzwe cyo kintu mbajije kiragoye. Mu buzima busanzwe ntabwo nzatekereza cyane kubw'ubuzima busanzwe kubw'uyu mubiri, kuko nkufata nk'udahari, simutekereza nk'uhari, nkufata nk'udahari. Ahubwo simba nakeneye kubamo, ahubwo mba numva nshaka kuba mu bihe by'umwuka. Kubera iki mbivuga? Nuko nageze igihe cyo gukomereka, sinite kuza umwuka, ngita kuza uyu mubiri cyane, nza gusanga ndi kuja habi. Ariko mfashe decision ntangira kuba muri za bihe by'umwuka, mbona ko iyo ubaye mu bihe by'umwuka bituma uno mubiri unanirwa ukawutsinda. Rero kumbaza ngo ikimbabaza kubw'umubiri ndaco, kubera ko mbora mu bihe zo kugitsindisha umwuka. Donc ndi muri iyi si ntanayirimo, ahubwo ndi mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Irimbabaza bishaka izaza kugira ngo bimbabaze nibigomba kunyangiriza ubugingo. Rero nja kure yabyo kugira ngo mpore muri za bihe zo gukominikana n'Imana. Bavuga ko inzara iryana ntabwo inzara irakurya. Bazugiye kumpa ibirayi umunsi, uratekereza kumpa kawunga. Inzara iraryana, inzara iraryana cyane, ariko tugomba kwihangana kugira ngo tudatandukira. Jambo ryaravuze ngo izo umwuka akunda kamere izizanga. Rero umwuka warakubwira ati nubwo imirima yarumba ntugire icyo usoroma, nubwo amatungo yose yahwera agatambuka, Yesu azaguhaza. Ku buryo wasonza Yesu akaguhaza ukumva umeze neza. Icya mbere ni amahoro. Iyo nagize amahoro mu mutima mba nahaze. Yesu araduhaza. Icya mbere aduhaza, aduhereza amahoro no mu gihe gikomeye. Ariko inzara iraryana. Kuryana kw'inzara iraryana yarandiye cyane kera, irandya cyane. N'ubu hari igihe inkubita, ariko ngashakisha ngahita nsohoka muri cakika k'inzara kinjira muri za bihe by'umwuka. Iyo kwisha bigenza ute? Ninjira muri za bihe by'umwuka. Kubera ko na Yesu yaravuze ngo ntatungwa n'umutima gusa, ngo atungwa n'amagambo ava mu kanwa. Kubera iki? Satani yagutegeye kuza rukarangara, arakwiba, arakuriganya. Ese buri inzara yishe umuntu ajya mu mwuka neza bigakunda, kuko bavuga ngo umuhanuzi washonje ahanura ibibi. Iyo umuntu yashonje buriya ajya mu mwuka neza. Abo ntabwo ari abahanuzi. Umuhanuzi ushonje twebwe twarahaza mu buryo bw'umwuka. Donc ukimara guhamagarwa n'Imana, ukimara guhitamo ino nzira ya Kristo, uba ugomba kwihanganira ibikugerageza zose. Mu bizakugerageza n'inzara izaboneka, kandi inzara kuza Satani azabigiramo uruhare kugira ngo agucogoze. Urasabwa kugira ngo ubitere umugongo. Numara kubitera umugongo bene nk'ibyo, ahandi womatane na Kristo, azaguhaza. Niwe mutsima utera imbaraga, niwe mazi y'ubugingo. Uwariye kuri uyu mutsima utera imbaraga ntabwo asonza, ntabwo agira inzara. Wanyweye kuri aya mazi ntabwo yongera kugira inyota ukundi. Muri make, muri Kristo Yesu natura muri wowe, azaguhaza byose. Azaguha byose. Yego.
haleluya 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 imana ishimwe uwitangaza mugororera ndaza vuba umuseke utambitse uwitangaza mugororera ndaza vuba umuseke utambitse nuko mukora imirimo yanyu nzaja mbafasha mu mibabaro uwitangaza mugororera ndaza vuba umuseke utambitse uwitangaza mugororera ndaza vuba umuseke utambitse usanga abantu benshi bari mu kugira amakimbirane kubera izisi bari mu kugira amakimbirane kubera ifaranga n'ubutunzi bari mu kugira amakimbirane kubera izisi bizarangira ariko Yesu ageze mu isi ntabwo izo yazitayeho hari umujene umwe wagerageje kugira ngo amukurikire aramubwira ngo uracyafite irari banza ufate izo utuze ugende ubitange numara kubitanga tugende ngo uwitwa Zakayo nawe aryohewe n'uburyohe bw'ibiri muri Kristo atanga aravuga ngo ndabitaye atagusoresha aramukurikira muri iyi minsi ubona abantu bari guta abantu b'iyi minsi bari mu kugundira iby'isi bizashira ntibari kwemera guta yego ubushize twaravuze ngo fata ubutunzi bwawe ubushyira ahantu inkezi zitagera ubushyira ahantu ingese zitagera reka nsobanure kano kantu ubutunzi bwacu ikigega cyacu ni ukugaburira abashonje ikigega cyacu ni ukwambika abambaye ubusa aho dushyira mu kigega cyacu ni ugufasha abakene Yesu ahimbazwe cyane zatangara cyane sindi mu gusaba reka mvuge kino kintu zatangara cyane umuntu tukaza hano tukavuga ndashimira umuzeyi umwe Imana imweze umugisha mama Imana iguheze umugisha yegeze mbona ndi hano ndi mukubwiriza ntagatambara afite arangije arampamagara arambwira uti nagize ishaka nabonye ntagatambara ufite aravuga ngo ni ukuri mbisemo kukugurira agatambara nibwo bushobozi ngize gute mfite reka nkubwire mama ubutunzi bwawe wakozemo wabubitse ahantu uzabusanga ntabwo bwarangiye uko nyene uzabusanga Imana imweze umugisha rero abantu ariko barabavuga ngo hari abandika bakavuga ngo aho ngo ico cuya ngo wayubira ngo nikike bagatangira gutanga commentaire ukabona umuntu ashonje ugatanga commentaire ukabona umuntu yambaye ubusa ugatanga commentaire abantu ni muvana amagambo akomeretsa ku kanwa kanyu ahubwo mushire mu bikorwa kugira ngo iyo mirimo mukora Imana izayibibukireho abantu bari gukunda ubutunzi bari kwanga gukora stock aho bagomba kubika ubutunzi bwabo dore kambabwire mwahinduye systeme yo kubika ubutunzi bwanyu ariko nyamara muzagira inzara mu gihe gikomeye muzaburaho kuba mu gihe mwanze kubika ubutunzi bwabo tugeze mu gihe tuvuga ubutumwa abantu bakatubonamo inzara wowe utubonamo inzara nuko muri wowe wuzuyemo ibikuzuyemo nyine nizo kutubonamo inzara ariko bitakuzuyemo bene ibyo ubwo uwo mwuka mubi Satani yabize muri wowe w'ubugugu uramutse utari muri wowe waje ureba umukozi w'Imana ukavuga utakeneye amazi ukavuga utakeneye iki naza ngureba nkamenya ko ntuzi za mirenge nkavuga uti mwene data ntawe kuba afite ndamuhaye kizitafari kuza adafite muguriye costume nzasenga Imana igihe nzamara gusingira ifaranga muri 500 yamba sinoyarya jenyine mu giceri k'ijana yamba sinokirya jenyine kubera iki nzi ko ndi mukubika ahantu uzabihabwa ndi mukubika ahantu uzabibona ariko abantu b'iyi minsi muri kugundira cyane gutunga ubutunzi bw'isi ariko ntimuri kugena ibihe bizaza ntimuri guteganyiriza abana banyu ntimuri guteganyiriza ubuzima bwanyu muri guteganyiriza aka kanya ntimuzi guhunika mwagize ibitotsi mu bijyanye no guhunika mwazanye nk'ibitotsi ariko ndagira ngo ngugire inama wunkurikiranye muri aka kanya uvane ibitotsi aho utangire uhunike ibizagutunga mu gihe kizaza haleluya
ugira abo wambika, hunika, ugira abo ugaburira, gira uhunika, ugira abo uvana mu bukode, hunika, gira imirimo ukora Imana izayikwibukiraho, gira imirimo ukora, nukora umurimo mwiza Imana izakwibuka. Ijambo ryaravuze ngo icyo umuntu azabiba nicyo azasarura, ngo kandi ubibira mu mubiri we, muri uwo mubiri we azabona kubura, ngo ari kubibira mu mwuka. Haleluya! Bene data mureke tubibire mu mwuka tuzabona ingororano. Yego. Ari iyi minsi warumbajije bari gushaka kubibira mu mubiri ariko ntibabiribire mu mwuka, ariko we wabibiye mu mwuka ndagira nkubwire ngo uzasarura. Yego, urakoze cyane Daniel, urakoze cyane. Muri no minsi hari abantu ujya ubona akavuga ati ese ko ibyo wahanuye bitasohoye, ati ntabwo uri umuhanuzi. Yego. Wareba ugasanga abantu bari kwifuza yuko nimba uhanuye ibintu bibi gusohora kwabyo ari byo bizerekana ko uri umuhanuzi. Yego. Ese Daniel, umuhanuzi agaragara cyangwa se amenyekana yemerwa ari uko ibi yahanuye bisohora? Kuki abantu bifuza ko nimba muhanuye ibi bisohora no kubera iki? Kugira bakunde bemere ko muri abahanuzi, mubona biterwa n'iki? Icyambere kibitera ni ukwimura Imana. Bene abo ngabo bamaze kwimura Imana barimika mu mitima yabo. Donc umwuka wo kwishyira hejuru ugaragara muri bo. Uwo mwuka Satani yari afite atura muri bo, donc bamaze guterwa ntibabimenye. Satani naravuze ngo ni umugome. Satani yifuza ko duhura n'ibikomeye, duhura n'ibibi, kubera ko Satani ateza ibyaha mu bantu, atega abantu imitego. Muri iyo mitego iri mwiza kugira ngo bigende gute? Kugira ngo yice ubusabane bwacu n'Imana. Rero nimba manuye ibikomeye kuri wowe, simfata akanya ngo ninginge senge ndakambira Imana kanezezwa nuko zaba ndi kubeshya. Kandi umuntu wese utekereza ko zemerwa ari uko nahanuye urupfu mu rugo rwawe rugasohora, uzaba wavangiwe. Mpanure ko umwana wawe agiye gupfa, nimara ntuze uzazemera ari uko zasoye, ahubwo shimwe arakuzerekwa. Mbonye umutwaro uremereye, ndahita manuka, ndahita nambara ikote manuke je ku musozi, je gusenga mbwira Imana ati Imana girira impuno muryango, iyi migambi ya Satani kurweho, Imana izayikuraho. None ko iyo ubonye ibintu bibi ubitangaza, kubitangaza no kubera iki? Impamvu mbitangaza mbangira kugira ngo abantu bari tayari, abantu bari mu no mwuka wera w'Uwiteka Imana, nibamara kumenya aya makuru bamenye ko twatewe, bamenye ko umwanzi afite imigambi mibisha, nibamara batangire dufatikane mu biganza, nitumara dusenga Imana, nitwibumbira hamwe tugasenga Imana. Jambo ryaravuze ngo abibutse Uwiteka ntimugatuze. Nitumara kwibutsa Uwiteka twibumbiye hamwe, duhamagara Imana, dusenga Imana, tubwira Imana ati Imana babarira izaha z'imiryango, babarira igihugu Mana, dutakambira Imana kubw'umuhate wacu, Imana izadutabara ikure y'izo sago byendaga kuba. Niyo mpamvu tubitangaza, si ukugira ngo mugire ubwoba, ni ukugira ngo mwambare amakote, donc mwiyambure icyubahiro cyanyu, dusenga Imana, Imana izabikuraho. Reka tugushime ibyawe byose birasobanutse. Reka tugusabe noneho usenga Imana, ukomeze utugezeho n'ubutumwa Imana ashyize ku mutima wawe uyu munsi. Karibu. Nije Yesu witanze kera ku musaraba, mbitewe n'urukundo ngo ngukize ibyaha zawe. Mugezi narakwitangiye, wanyituye iki wowe? Mugezi narakwitangiye, wanituye iki wowe? Naretse ubwiza bwanje nari mfite mu ijuru, siga umucyo kwa Data ngera uri mu isimbi. Naretse zose nkurengera, waretse iki ku bwanje? Naretse zose nkurengera, waretse iki ku bwanje? Mana ndagushimiye kuri aka kanya uduhaye, ndagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza, ngwino ubane natwe muri zose,
ntabwo tuvuga ubwacu. Ngwino mwami ukora icyo wagambiriye gukora, ngwino ukize imitima ya benshi, wumve gusenga no gutaka kwabo. Mana data, iri jambo urishereza umwuka wera wawe w'imbaraga, rikize imitima ya benshi bagiye kuryumva, rizure benshi bari bapfiriye mu zaha, bari babuze ikerekezo cy'ubuzima, bacakire mu izina rya Yesu. Abatabonaga inzira bayakire mu izina rya Yesu, bakwakire kuko ari wowe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ureke bakwakire, bakwizere banakwakire mwami. Urakoze kugiye kubana natwe ni mu izina rya Yesu, amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Dushimye Imana. Uyu munsi nashatse kuririmba, hari indirimbo numvishe yaje tugiye kuririmba. Muze mukunda no kuririmba, iyo umuntu aririmba basenga. Yego. Imana ishimwe cyane. 156 mu ndirimbo zo gushimisha. Ninje Yesu witanze kera ku musaraba, bitewe n'urukundo ngo ngukize ibyaha byawe. Mugenzi narakwitangiye, wanyituye iki wowe? Mugenzi narakwitangiye, wanyituye iki wowe? Naretse ubwiza bwanje narifite mu ijuru, siga umucyo kwa data zamu mwijima wese. Naretse byose nkurengera, waretse iki ku bwanje? Naretse byose nkurengera, waretse iki ku bwanje? Banyishe urupfu rubi biruta uko byavugwa, navushijwe amaraso ngutazapfa nabi nawe. Nakwihanganiye ibyo byose, wanyihanganiye iki? Nakwihanganiye ibyo byose, wanyihanganiye iki? Navuye iwanje ibwami ngera uri mu isimbi, nkuzaniye agakiza n'ubugingo budashira. Ko nakugabiye impano ubwo wigeze kunturiki, ko nakugabiye impano ubwo wigeze kunturiki, ko nakugabiye impano ubwo wigeze kunturiki, ko nakugabiye impano ubwo wigeze kunturiki. Imana ibaha umugisha, mwihangane nasaraye. Ngize iminsi mvuga, ariko sinavugaga ntongana, navugagiraga data, navugiraga data. Yego. Imana ishimwe cyane. Uyu ndirimbo arimo amagambo meza, na niyo tugiye kuganira. Turaganira muri Yesaya, mu buhanuzi Yesaya yanditse, ariko ntabwo buri kubwirwa b'icyo gihe, buri mu kubwirwa b'iki gihe. Ni mwebwe bwaje kubwira. Uyu nguyu aravuga ngo ninge Yesu witanze. Imana yari itanze kubera kugukunda, ariko urangije utesha agaciro urukundo Imana yagukunze. Akaga abantu benshi bafite, akaga isi ifite, ni ugutesha agaciro urukundo rw'Imana. Ariko aravuga ngo ninge Yesu witanze kera ku musaraba, nza kugira ngo nguheze agakiza ndetse nguheze n'ubugingo. Yaretse inziza zari bihari, aza kubabazwa mu isi kubera wowe, ariko urangije ntiwabiha agaciro.
reba muri Yesaya papa 59 ku murongo wo wa mbere. Yarakugabiye ariko ntacyo wamutuye. Benshi yarabagabiye, abari barabuze ikerekezo, abari barabuze inzira yarabagabiye, mumwitura gukora izangwa nawe. Yarabagabiye mumwitura izaba itandukanye. Yarabagabiye ariko nimwaha agaciro kugabirwa na Kristo, murangije mumwitura ubwicanyi bwo mu mitima, murangije mumwitura kwanduza isi kubera izaha zanyu. Yarabagabiye abo yagabiye impano bamwituye kuja mu busambanyi, abo yagabiye impano bamwituye gushiraho igiciro ndetse n'ikiguzi ngo uransengera ari uko ngo wayaye. Izo mpano ntabwo ari izawe papa, wazihawe n'Imana. Narakugabiye ariko ntacyo wanyituye. Imana yasuzumye, yakoze checking, yarakugabiye ariko ntacyo wayituye. Yarakugabiye uyitura kugira nabi, yarakugabiye ukora izangwa nayo, yarakugabiye uri mu gutaka ugasaba gusa ibyiza, yarakugabiye nyamara urese neza. Yarakugabiye ibuka mu bwana bwawe, ibuka mu bukumi bwawe, ibuka utarashaka, ibuka utarazara. Yarakugabiye ubona urugo, yarakugabiye ubona abana, yarakugabiye ubona akazi, yarakugabiye urangiza amashuri, yarakugabiye agukiza urupfu, yarakugabiye agukiza ibitandukanye. Ariko amaze kukugabira, umaze gutabarwa, uribagirwa. Igitumye abantu benshi bagiye kunigirwa muri Egiputa ni ukubera mwibagiwe neza y'Imana. Nta kindi kigiye gutuma abantu benshi mutagera mwakira igihugu k'isezerano ni ukubera mwibagiwe imirimo y'Imana. Mwaravyibagiwe cyagiye mwabuze urubyaro, mwaravyibagiwe cyagiye mutarashaka, mwaravyibagiwe cyagiye muri ahandi hatandukanye, mwabuze ikerekezo, muri mu buhungiro, mwaribagiwe. Yarabagabiye ariko muribagirwa. Yarakugabiye ariko uribagirwa. Ariko nkugiriye inama, wahindukira ukareba uhagaze muri aka kanya ukagaruka. Amen. Yaravuze ngo nimungarukira naje nzabagarukira. Imana igize agahinda, yarabagabiye mumenye icyongereza, muri kugikandagiza abandi. Yarabagabiye mugira ubutunzi, mutunga amaso, mutunga amamodoka, murangije muribagirwa. Kandi itegeko ry'Imana ryaravuze nuba mu gitegeko kwa kabiri, haravuze ngo umenye tuzibagirwa numara kurya ugahaga. Umenye yarakubwiye ngo numara kurya ugahaga, mwene data, wa mugore we, wa mugabo we, rubyiruko, numara kurya ugahaga. Niryo tegeko yakubwiye, tuzibagirwe. None waribagiwe, uri mu gukandagiza abandi ubutunzi utunze, uri mu gukandagiza abandi inzu nziza utahamo, uri gukandagiza abandi aho urara, uri gukandagiza abandi imodoka utunze, uri gukandagiza abandi amafaranga utunze, uri gukandagiza abandi akazi utunze. Ariko aje kubarana nawe, igihano kikugezeho, igihano cya mbere kizakugeraho nuko uzareba igihugu ariko ntugikandagiremo. Umugabo witwaga Nyamutunzi yabonye Aburahamu ari muri icyo gihugu, ariko kubera imirimo mibi Nyamutunzi yari yarakoze akirebesha amaso, ariko ntiyakigeramo. Abona abandi banezerewe ariko arababazwa. Igihano kikugezeho, igihe kigiye kuzagera ubona abandi bishimye ariko wowe ubabazwe kubera impamvu ntayindi, kubera ko yarakugabiye. Iza kugabiye umuhemba ibusambanyi, umuhemba kutamwumvira ndetse no kutamwemerera. Nzatangara cyane, gusa narababariye namwe muzihane. Hari nk'igihe umuntu aba ari yabwiriza ugasanga umuntu yamavuga ngo muhaye mwitigisa, nyamara uzitigisiriza mu muriro utazima. Bahaye bitigisa ariko wowe uzinyagambura mu muriro utazima, ubura ubuhungiro muri uwo muriro.
ngo bahanuzi b'iyi minsi ngo twabuze abo twizera n'abo tutakizera. Aho Imana yagutumye kwizera umuhanuzi. Izo komenti wandika uzazandikira mu muriro uhagarariwe na Satani uri gutokombera. Izo komenti mwandika muca intege abakozi b'Imana aho kugira ngo mubasengere mubashigikire muri ayo mavuta Imana yabahaye. Izo komenti mwandika zibatuka, zibasesa, zibavuga nabi, ndagira ngo mumenye ngo zigize icyaha imbere y'Imana. Bigize icyaha, bigize icyaha, bigize icyaha. Uwo murimo wipanze, ako kazi wipanze, ibihembo byawe ni mu nyanja yaka umuriro, ni mu nyanja yaka umuriro. Ngo aho ngo bari abakozi b'Imana ngo hari abampemukiye. Aho nibo bazaguhesha ijuru. Urasabwa kwizera Imana. Uzasome muri Matayo igice cyaho cya 10 ku murongo wa 37 haravuga ngo uwizera umuhanuzi ko ari umuhanuzi ngo azahabwa ingororano z'abahanuzi. Uwizera uwemera umukiranutsi ko ari umukiranutsi ngo nawe azahabwa ingororano ngo z'abakiranutsi. Hasi hazatangaza cyane kuri 40 niryo jambo abantu aho niho abantu bagakwiye kuza bagera bagatangira gukora imirimo myiza. Hazavuga kuri 40 ng'unywesha umwe muri abo batoya ku gacuma k'amazi akonje ngo azitwa mukuru mu bwami bw'Imana, aho kugira ngo babanyweshe ku gacuma k'amazi akonje bayamire bayanywe. Bari mu kubanywesha komenti zibatuka zibasubiza inyuma, nizo biriwurwamo, nizo babamo, nizo bahugiyemo. Ariko kugira ngo bakorere kwambikwa ikamba zarabananiye, zarabananiye. Nimba udafashwa n'izo Imana inyuriza muri nge bireke ntubirebe, ntabwo ari itegeko. Aho kugira ngo ucumure bizakuzanire kurimbuka gukomeye ikiruta warorera. Yarakugabiye impano ariko ntacyo wamutuye. Wamwituye kwirirwa utaramana abakozi b'Imana, wamwituye kwicara utaramana. Niba umuntu uzi ko yaguye akava mu zizerwa, ntabwo bisobanuye ko ujya kumwandagaza, ujya kumusebya, ujya kumusenya. Igisobanuro kirimo aho ngaho, musengere umwuka w'ikibi winjiye muri we ubasha gukurwamo, mwuka wera w'imbaraga amanukire muri we. Nicyo bisobanuye. Jambo ryaravuze ngo nihagira uyoba muri mwe, mwebwe b'umwuka mumugaruza umwuka w'ubugwaneza. None umwuka wawe no kwirirwa ubavuga nabi, ubataramana, ubasebya, ubatuka. Abandi hari umuntu wegeze umuri kubwiriza, nsoma komenti imwe numva umuntu yanditse ngo uwo mwuka ufite n'uwabarangi. Aho ufite umwuka ubigenzuye urabibonye cyangwa upfuye kuvuga gusa? Nyamara ijambo ryaravuze ngo igihe n'igihe cyacyo, ngo hari igihe cyo guceceka, ngo hari igihe cyo gufunga umunwa. Reka mbabwire, kino gihe k'imperuka ntabwo ari igihe cyo kuvuga, ni igihe cyo gufunga akanwa tugashyira ibikorwa imbere arizo bivuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Turasabwa kwitondera amategeko y'Imana, tugakora ibikorwa, tugafunga umunwa, tugakora ibikorwa. Mwino minsi y'imperuka hakenewe ibikorwa, ntabwo hakenewe amagambo. Hakenewe ibikorwa, ntabwo hakenewe amagambo. Ndagira ngo usomere iryo jambo ry'Imana. Usome. Wabatinyutse izago zose nazakurikire umwami Yesu we, tacamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ija mu ijuru we, ntabwo azacogozwa nica mugongo we. Abanzi mubwira nibo bazagwa, abanzi be bose ntibamugarura
mu nzira hisemo ija mu ijuru we, abanzi be bose ntibamugarura, mu nzira hisemo ija mu ijuru we. Mwimuye Kristo wagombaga kubatabara mu gihe gikomeye, yagombaga kubatabara mu gihe cyo kugeragezwa, yagombaga kubatabara, ariko mwaramwimuye, mwamwirukanye mu ngo zanyu, mwamwirukanye muri bizinesi zanyu, mwamwirukanye mu buzima bwanyu. Igihe kiraje kugira ngo mutake mubure ubatabara, kubera ko wakagombye kumutabara mwaramwimuye. Uribaza ngo namwimuye ryari? Burya cyagiye wakoraga icyaha kandi uzi ko ukosheje yaricomokeye. Cyagiye wasambanaga wari umwimuye yaragiye. Cyagiye warogaga wari umwimuye yaragiye. Cyagiye waciriye imanza mugenzi wawe wari umwimuye yahise agenda. Cyagihe wagize ishari yahise acomoka yaragiye, kubera ko ntabwo ari Uwiteka nuwe arera mama. Burya cyagiye wagiraga ubusambo yarigendeye. Burya cyagiye wakamyaga urukundo muri wowe yarigendeye. None nawe ugiye kugera mu gihe gikomeye umukenere kandi waramwimuye, uzaba uri ugutabara. Mwongere mumugarukire, muze mugaruke. Rudiyani Mupembo mungata kurudiriye. Zatangara cyane umupfumu azagenda umuntu ajya ku bapfumu. Umupfumu si umuntu, urani n'umuteka nge mufata nk'umwesikoro. Umuntu akagenda ku mupfumu kuraguza, bamara bakamuvugutira wenda nk'umubirizi, ati uno mubirizi wisiga umubiri wose izayibirake inyatsi irakurwaho, agatanga ifaranga nishi kandi akagenda avuga ngo buzatunganye. Ariko umuntu asigaye, Imana isigaye ivugana nawe ngo aho ngo ubuse singa babahanuzi ntiyavangiwera, ati uzambwiye ubu nizora. Ukimara gushidikanya, ijambo ryaravuze ngo nuntwara nk'inyembaraga zaza nk'inyembaraga, ariko nuntwara nk'inyantege nkeya zaza nk'inyantege nke. Abantu mwacumujwe n'amasezerano, mwarategereje biranga, mutegereje imyaka biranga, nuko mwatwaye Imana nk'inyantege nkeya, mwatwaye Imana nk'inyantege nkeya. Imyaka ibaye imyaka warabuze urusaro, wayitwaye nk'inyantege nkeya. Umaze igihe umaranye iminsi igishakwe nuko wagize intege nkeya, wayitwaye nk'inyantege nke. Nayikuza gake. Imyaka irakomeza gake, ariko iri mukuza gahoro gake, ngo numfata nk'inyembaraga, ngo zahita nzagitaraganya nk'inyembaraga. Tangira utwara Imana nk'inyembaraga, iragukiza ubugumba bwawe. Twara Imana nk'inyembaraga, urakira sida. Twara Imana nk'inyembaraga, urakira izikurwoye, ibikugendaho, izakubujije amahoro. Nutwara Imana nk'inyembaraga mama, uzabona igisubizo. Amen. Ariko nuyitwara nk'inyantege nke, nayo izaboneka nk'inyantege nke. Ngo bose ngo nubundi ngo uzambwiye uzatinya umuntu uzasengera akakubwira ngo mukozi w'Imana ngo uhuje ngo n'abandi, ngize uvuze ngo nayo navyumvisheho ngo hari nundi ngo Imana yabinyurijemo. Urumva ibintu abantu barimo, ngo urimo neza, ngo nejo bundi narabibwiwe. Kuvuga bimaze iki? Gukora nibyo bifite agaciro. Yesu ahimbazwe cyane. Urasabwa gutwa vana Imana muzage uyizane nona. Reka gufata Imana nk'iri muri Amerika kandi utuye Canada, yifate nk'iri kumwe nawe muri Canada. Yifate nk'inyembaraga irubaka urugo rwawe, yifate nk'inyembaraga iraheza abana bawe ubwenge, ariko uko uyitwaye nikiboneka. Uko uyitwaye nikiboneka. Ngo Mose yayitwaye nk'ishobora kunyurira mu nkoni
igacamo inyanja kabiri, uko ayitwaye nyine diregiti ihita imanukira muri ya nkoni, inyanja icikamo kabiri. Somera iryo jambo ry'Imana. dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza. Mana yatumye kukubwira, we wacumuzwa n'ibihe, ucumuzwa n'amasezerano, ucumuzwa n'abahanuzi, ucumuzwa n'intumwa, ucumuzwa n'ibihe. Yantumye ngo ukuboko kwayo ntabwo kwaheze, ananirwe gukiza. ntabwo kwaheze ngo ananirwe kugukiza indwara. N'ugutwi kwe ntabwo twapfuye ngo ananirwe kumva. N'ugutwi k'Uwiteka ntabwo twapfuye, ntabwo kwapfuye. Uraguma utota Imana mu gitondo na nimugoroba, ugatangira gushidikanya, ariko yantumye ngo burya ntabwo ugukwi kwayo kwapfuye. Ahubwo gukiranirwa kwanyu Aho niko kwabatandukanije n'Imana yanyu. icyatumye Imana iguhunga ni ukubera ko ari izambe wakoze kisirisiri. Hari izawe wagiyemo ukuntu ugisirisiri, ukomeza kubisengeraho, ukomeza gusenga kandi ubikikiye, ukomeza gusenga kandi utera imbuto, ukomeza gusenga kandi umutima wawe uri mu buriganya, ukomeza gusenga kandi nta rukundo ugira, ariko ntabwo ugutwi kwayo kwapfuye ngo ananirwe kumva. Ariko ukimara gukiranirwa, Imana yahise itandukana nawe, yahise iva muri poroje yawe, kubera ko warakiraniwe wanga kwihana. N'ibyaha byanyu nibyo byayiteye kubima amaso ikanga no kumva. Izaha zanyu nizo zatumye Imana, izaha zanyu zatumye nayo ubwayo irima amaso, yanga kubabona, yanga kubumva. Nubwo uja ku musozi ariko ntikubona, nubwo usenga mu butayu ntiyakubonye, nubwo uvuga mu ndimi ntiyakubonye, nubwo uhanura ntiyakubonye. Kubera iki? Banza wigenzure neza. Jambo ryaravuze ngo mwakisuzuma ntabwo mwagirwaho n'urubanza. Banza wisuzume mbere yuko utabaza, mbere yuko usenga. Banza wisuzume, banza wige zero takostalaba tanostileba jelome tandikostifega. Hey, banza wisuzume mama, banza wigenzure, banza urebe neza, itegereze neza uburyo utwaye agakiza. Utwaye agakiza cyangwa utwaye amagambo, utwaye agakiza cyangwa utwaye ubusambanyi, utwaye agakiza cyangwa utwaye ishari, utwaye agakiza cyangwa utwaye kubeshya, utwaye agakiza cyangwa utwaye ubujura, utwaye agakiza cyangwa utwaye kwikinisha, utwaye agakiza cyangwa utwaye ubwicanyi, utwaye agakiza cyangwa utwaye ibyaha bya hato na hato, utwaye agakiza cyangwa utwaye urwangano. Icyo utwaye, icyo utwaye, icyo utwaye, icyo utwaye kigiye kumenyekana. Ikintu cyose utwaye kigiye kumenyekana. Nubwo wagiye mu kanisa ugatarama mu gatatu no mu gatanu, ariko icyo watwaye, icyo watwaye kigiye kugaragara hano imbere. Erega amaboko yanyu yahindanijwe n'amaraso. Reba amaboko yawe, ese amaboko yawe ushaka ko yakira ineza y'Imana, wayagenzuye neza usanga ni mazima. Impamvu ngo nabaretse nuko amaboko yanyu yahindanijwe n'amaraso, intoki zanyu zandujwe no gukiranirwa. Ejo bundi twavuze ku kintu cya Onapo, abantu bari mu kuniga abantu uko biboneye, ngo ntaco ngo n'uburinganire, ariko Imana arakurebye ibona nawe amaboko yawe yarahindanye. Nubwo usenga amaboko yawe yarahindanye, nubwo uvuga ubutumwa amaboko yawe yarahindanye. Igenzure neza, nubwo uririmba ariko amaboko yawe yarahindanye, nubwo uri mama pastor ariko amaboko yawe yarahindanye. Yarahindanye we, yarahindanye, 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 yarahindanye. Imana izakubaza impamvu warenze ku itegeko ryayo kandi urizi. Akanwa kanyu kavuga ibinyoma. Akanwa kanyu kavuga ibinyoma, ibiva muri wowe ni ibinyoma. Kubeshya kumaza abantu, kubeshya kumaza abashumba, kubeshya kumaza abapasitori, kubeshya kumaza abahanuzi, kubeshya kumaza abitwa ngo ni abasenga. Ariko we akanwa kawe kavuze ibinyoma
ntabwo imana izigera ikumva. n'ururimi rwanyu ruvuga ibibi by'ibihwehwe. n'ururimi rwawe burya rwavuze ibibi by'ibihwehwe. Imana idutabare cyane. Amen. Dukomeze. ururimi rwawe rwavuze ibibi by'ibihwehwe. ururimi rwawe rwavuze ibibi by'ibihwehwe. Soma 55 umurongo w'8. 55 umurongo w'8 haranditse ngo erega ibyo nibwira si byo mwibwira. Izo we wibwira poroje upanga mu gitondo ku manywa na nimugoroba bitandukanye. Uwiteka Imana tote kosta Jerome tale kostifegay Jerome limotanima aje to kostegay aje gushyira imirimo yawe yose ku murongo. aje gushyira imirimo wakoze ku murongo. uzarokoka inkoni y'Uwiteka n'uwakoze imirimo myiza ikabiri ku murongo. imirimo wakoze Imana ije kuyireba. tegereze neza ukundi utwaye agakiza. otasitola matango kostifegay shalome lazala melimo tande kostifegay utaburetse ingobyi umwana yarahezekera. ngo Yesu ngo mwagumye mutubwira ngo mukamutubwira murakaye ngo azaniga yaraniga di. Jambo ryaravuze ngo ndi Uwiteka ndica nkanakiza. Nimba witeguye gukira tengeneza. nimba witeguye gukira tengeneza. gira ibintu uhindura muri wowe. tangira ugende nk'umuntu ushaka gukira. umuntu ukeneye gukira yageze imbere ya muganga amubwira uburwayi afite. muganga akabona uburyo amuvura. none wowe waze kuvuga ikibazo cyawe naho warwariye ahubwo wahishe indwara yawe uzayipfana kubera ko wanze kuyivuga. guhisha indwara kwawe kugiye gutuma upfa uyipfane ndetse kandi urimbuke kubera ko wanze kuvuga ubusambanyi bwawe. waze kurata indwara yawe. waze kuvuga indwara yawe. ngo Imana ireba mu mutima. aho none Imana ireba mu mutima ukeneye kwirwana nawe kandi uzi icyaha. Jambo ryaravuze ngo yewe mwana w'umuntu yewe mwana w'umuntu yewe mwana w'umuntu. Jambo ryaravuze ngo yewe mwana w'umuntu yakweretse ikiza icyo ari cyo. yakweretse ikibi n'ikiza akwereka ikiza icyo ari cyo. icyo Uwiteka agushakaho ni ugukiranuka. icyo Uwiteka agushakaho ni ukukiranuka. nayo ikiza cyo urakizi. ikubwire ngo ihana ubusambanyi kandi uzi ko wasambanye. mukeneye ko Imana ibarondora kandi namwe imitima yanyu itababwira ko muri abera. kuki muri kwanga gukira igisebe ni ukubera iki? ndagira ngo utangire wige kubwiza Satani ukuri. ubwire Satani ngo nanze imihango yawe yose Satani mpisemo Kristo. uzanesha. kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye ni ko Uwiteka avuga. izirekeraho. inzira zanyu si zimwe n'iz'Uwiteka. iyo nzira wanyuze mujya gusambana ubona etaje ariko umuntu akaza azanye ifaranga ngo Imana yakoresheje umuntu ngo ambe ifaranga ngo anguriye etaje ngo ampaye inzu kandi wabanje gusambana nawe kugira ngo wakire warangiza ugashima Imana. izo wahisha abantu batabonye Imana yarabibonye. izo wahisha abantu batabonye Imana yarabibonye. izo wabitse abantu batabonye Imana yarabibonye. Jambo ryabivuze neza ngo bizavuguye mu rwongorerano ngo bizumvikanira hejuru ngo nta kintu na kimwe cyahishwe kitazahishurwa. izo wavuze mu rwongorerano bigiye kumvikana. izo wavuze mu rwongorerano bigiye kumvikana. n'abandi mutanga mwamara gutanga mukagenda mubivuga mukagenda muvuga ngo nahaye runaka ngo naguriye runaka costume naguriye runaka ikiniki. iyo mirimo ntaho yanditswe yarasibwe ntaho uzayibaza. Jambo ryaravuze ngo ukuboko kumwe ni gutanga ukundi ndi kukamenya ayo makuru. ariko imirimo wakoze
ukayivuga ukagenda uyivuga, iyo mirimo ntubare ko wayikoze ntawe yanditswe, ntawe yegeze yandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Ariko ndagira ngo uhindure gahunda wihane. Ijambo ryaravuze ngo nuko gira umwete wihane, ngo ariko nutihana ngo uzaza nk'umujura ngo utunguye, ngo kandi ntabwo uzamenyera igihe zagutungurira. Buretse gusaba, ahubwo banza urebe nimba ibiganza byawe bigomba kwakira guko. Buretse gutakamba, banza urebe nimba ibiganza byawe bikwiye kwakira. Mose yabonye ahantu igihugu kirimo kwaka, ariko ngo icyo gihugu cyakaga ngo n'Imana ari kirimo, ngo Mose agira ngo atambike ahegere, ngo Imana iramubwira ati Mose we banza ukwetura inkweto zawe, kuko ahantu ugeze nahera. Washatse kwinjira hera udakiranuka, washatse kwinjira hera ugifite ubucafu, washatse kwinjira hera ucyanduye muri wowe, ugifite umwanda muri wowe ukunukaho, ariko igenzure neza uvana umwanda muri wowe, nibwo uzababarirwa. Tugiye gusenga Imana. Kuri ubu nzangira amahoro mu mutima, nyawe na Yesu mukiza wanje, atemba nk'uruzi ab'isi ntibayazi, icyampa ngasangu yahawe nawe. Zaninginga Imana ikwereke Yesu, umwakire nawe nico ngusabira. Zaninginga Imana ikwereke Yesu, umwakire nawe nico ngusabira. We witeguye kuburana agaciro kawe, witeguye kuburana amasezerano yawe, burya nubwo wayahawe ariko arantu wageze urakosa. Ariko ndagira ngo wigenzure neza usingira mugisha wawe, ndagira ngo wigenzure neza usingira amasezerano yawe, ndagira ngo wigenzure usingira ibyawe. Tugiye gusenga Imana. Isuzume mwene data, isuzume wakiriza imbabazi, isuzume. Jambo ryaravuze ngo nugaruka nzakugarukira, ngo kandi abagutaye bose ngo bazakugarukira. Hari izagutaye kubera ko nawe wagiye, ariko niwemera kugaruka urugo rwawe rurakugarukira. Niwemera kugaruka akazi kawe karagaruka. Niwemera kugaruka sheri wawe aragaruka. Niwemera kugaruka uruzaro ruragaruka. Niwemera kugaruka amahoro mu rugo aragaruka. Niwemera kugaruka izo wanyazwe biragaruka. Niwemera kugaruka ukihana agaciro kawe kanyazwe karongera kagaruke. Ngo nugaruka ngo zakugarukira, ngo kandi abagutaye bazakugarukira. Vana ibishimwa mu bigawa, uratangira ubakanwa k'Uwiteka. Amagambo yawe azatwika ibidafite umumaro, amagambo yawe azarema. Emera kugaruka, akanwa kawe karahinduka nk'ak'Imana. Emera kugaruka, emera kugaruka, emera kugaruka. Reka ingeso mbi, emera kugaruka. Tugiye gusenga Imana. Turasenze. Yego. Mana ndagushimiye. Garuka! Pela stala benimo kostifegai. Tanosta kostifegai. Jerome tala beliba. Awido kota egai. Garuka! Penestifegai. Helole talibanga. Garuka! Reka kuvuga nabi mwene so. Garuka! Emerera Imana. Garuka! Va muri zigamana ziwa, va muri za nyaringi ziwa. Emera kugaruka. Reka reka reka, va mu bapfumu. Reka kwizera indasago washyizweho n'abapfumu. Emera kugaruka, Imana nayo irakugarukira. Mana ndagushimiye, urera kandi urakiranuka, wambaye ubwiza no gukomera, uri umunyembaraga, ushoboye byose, uri umunyembaraga. Aka kanya ndagushimiye kubw'aka kanya, kubera kuvuze icyo wari wagambiriye kuvuga,
icyo wari wateguye manda dostiko egaye pelostifo egaye handostekoribo jelometa kostifo egaye ndakubona wowe ukisiga imiti wavanye mu bapfumu ariko emera kugaruka ndakubona wowe wagiye kuraguza kugira ngo ubone uruzaro ariko urwo ruzaro wiringe mu bapfumu ntabwo uzarubona emera kugaruka urabona uruzaro ndakubona wowe ndakubona wowe ndakubona wowe wiwese ediba wubakiye ku bintu kugira ngo urugo rwawe rukomere ndakubona wowe pestote kostirigaye zero metaliba jewite kosta ndakubona wowe warasazwe kugira ngo ukire indwara ndakubona wowe wimuye Uwiteka ndakubona wowe pewestikwegaye wicariye ku bintu ndakubona wowe watwaye urugo rw'abandi ariko garuka Imana nayo irakugarukira emera kugaruka Imana nayo irakugarukira ndakubona nawe watwaye amafaranga y'abandi mu busambo ndakubona wowe ndakubona ariko garuka yewe ndakubona garuka 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 garukiraho dore irimbukiro rikugezeho garukiraho dore umuriro uratse garukiraho we pesto de mostalabanga shewe kotaliboria penostidibanga menakotaegaye hayi wido stiliba jelo metaliba ndakubona wowe utuzwe n'ikinyoma utuzwe no gusambana ndakubona wowe waciye umugabo wawe inyuma ndakubona pekostidiboria wiyoberanya ndakubona ariko garuka we garuka wa muhanuzi we pestotitarigaye jelo metanguwa utuzwe n'ikinyoma ewe tekostegaye ndakubona garuka kubera kirimbukiro ribayeho ndagushimiye Mana we wagiye gucisha imbaraga mu bapfumu kugira ngo ukunde uhanure kugira ngo ukunde ubwirize nutagaruka uyu mwaka ibihano bikomeye bikugezeho we waze guhindukira nutagaruka igihano gikomeye kikugezeho ariko niwemera ugahindukira Imana irakugirira ibambe Mana ndagushimiye kubw'aka kanya ndagushimiye kubw'umugambi wawe ndetse n'umuteguro wawe komeza gukora izimbaraga ugere ku bantu bose wiyereka abantu bose bagutakira ubuntu n'ineza zawe ndetse n'imbabazi zawe umutima wo kwihana ugere ku bantu bawe jambo ryaravuze ngo nitwemera tukagaruka nawe uzatugarukira ndakubona nawe wahaye umugabo wawe inzaratsi etoke storigaye ugira ngo edo pestiribaye ngo areke kujaja gusambana hanze ariko n'ubundi umuhaye ibyatsi wavanye mu bavuzi gakondo cyangwa muri abo bapfumu wiringiye n'ubundi bikomeza kwanga ariko ndagira ngo ubwire ngo ntahandi amahoro aruretse kuri Kristo ariko niwemera kugaruka Imana nayo irakugarukira urakoze mwami ndagushimiye edostikoegaye ndakumva mwami penefostirigaye nyamara murarushe ariko Yesu ni karura aravuga ngo abarushe n'abaremerewe nimuze musange uruhishwe n'ivyo wagiye gucisha urarushe kubera ubusambanyi urarushe kubera ubujura ariko garuka Imana nayo irakugarukira Mana ndagushimye komeza ukora izimbaraga abo gukiza ubakize abo gutabara ubatabare abo kurengera ubarengere savye nize kugize neza kubw'ubutumwa bwiza n'ijambo ryawe Mana nsoza icyo wagambiriye ko soza Mana mvuze icyo wemeye ko mvuga Uwiteka Imana amaraso y'aba bantu banga kwihana banga guhindukira banga kumva impuro zawe ngo bakizwe Uwiteka Imana ntakambarweho ariko abemeye bakumvira ure kubakingurira ineza yawe ure kumugisha wawe ubakingukire niba biba uzabaye gusarura niba gutakira uzabumvire niba gutabaza uzabatabare ndagushimiye kubw'ineza n'umugambi wawe ni mu izina rya Yesu Kristo amen. Daniel reka tugushimire Imana y'amahoro iguhe umugisha Imana ibagirire neza kolaske postifo egaye kandi umugisha w'Imana ubabeho
Imana ishimwe cyane. Hari abantu bari muri Amerika, hari igihe duhanura ibintu abantu bakavuga ngo kuko imutabihanuye mbere bitari zaba. Imana ndagira nkubwire ngo yiyereka abantu bayo mu bihe byose. Imana yishurira abantu bayo mu bihe byose. Hari abantu bari muri Amerika bafite urugamba rukomeye cyane, bafite urugamba, bafite ubwoba bwo gusubira iyo bavuye, ariko Uwiteka Imana yambwiye ngo umuyaga mutoya uriho, Imana igiye kumera nk'iwuhagaritse, ariko abazagira ubwenge bazace bugufi bihane ndetse kandi biyoroshye, Imana nayo izakora imirimo n'ibitangaza kuri bo. Murakoze, Imana ibagiriye neza mu izina rya Yesu. Biyoroshye, Imana izakora imirimo n'ibitangaza mu ruhande rwabo. Gutaka kwabo kwageze ku Mana, gutaka kwanyu kwageze ku Mana, ariko Imana igiye kubumba batabare. Ariko noneho muri ino promotion Imana itanze, umuntu wese azagire kwiyoroshya apana kwishira hejuru. Imana ibagiriye neza mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze. uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza, bise neza, bisabe ibintu bitandukanye, ariko byose ababijemo baguye isari, inzara ikabica, biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo, aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa, aribyo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 31 942 cyangwa 072 55 53 549. Emmanuel Catering Service.